twongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu. Uyu ni wa mwanya wa mbere yuko inkoko ibika. Turabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana akomeza ganze, ubuntu bw'Imana bukomeze buganza aho muherereye hose. Imana ibaha umugisha mu izina rya Yesu. Dushimye Imana rero kubwa buri muntu wese ugenda dukurikira. Wowe wamaze gukora subscribe, Imana iguha umugisha. Wowe ukora like, ukatwereka ko dukunda, ndetse na comment uduha ibitekerezo. Imana y'amahoro igikugirira neza kandi Imana ikomeze kukwambika imbaraga. Hari abadukurikira bari muri iki gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yacu. Buri muntu wese ukurikira Joshua TV Rwanda, Imana igiguha umugisha, imbaraga n'amavuta mu izina rya Yesu. Uyu ni umwanya twihaye gusenga, ni umwanya wa mbere yuko inkoko ibika. Tubonye Imana ikora ibikomeye, Imana igiriye neza buri muntu wese, Imana ikomeje kurwana urugamba. Niyo mpamvu muri aka kanya duhaye ikaze buri muntu wese wowe umushitsi utarakanda subscribe. Niwumva ufashijwe n'amagambo y'Imana avugirwa kuri iyi channel, nawe uraza gukanda subscribe kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugereraho igihe, kandi ujye utwereka ko dukunda, ndetse unasharinge no ku bandi kugira ngo n'ijambo ry'Imana ribagereho. Imana y'amahoro ikomeze kukugirira neza mu izina rya Yesu. Nkuko mubizi, mbere yuko twinjira mu mwanya wo gusenga, tubanza tugira ijambo dusoma, hanyuma iryo jambo akaba ryo dusengeramo. Uyu munsi tugiye gusengera mu ijambo ry'Imana riri muri Yesaya ibice 49. Turasoma umurongo waho wa 18. Yesaya, umuhanuzi Yesaya, ibice byaho ni 49. Turasoma umurongo waho wa 18. Dusoma mu izina rya Yesu. Ubura amaso yawe uraranganye urebe, bariya bose baraterana baza bagusanga. Ndahiye kubaho kwanjye yuko uzabambara bose nk'uwambaye iby'umurimbo, uzabakenyera use n'umugeni. Ni ku Uwiteka avuga. Twakire neza ijambo ry'Imana. Iri ni ijambo Imana impaye kugira ngo turisengeremo. Ni ijambo Imana impaye kugira ngo ndiguhanuriremo muri uyu munsi. Mbere yuko inkoko ibika, Imana yo mu ijuru iragiye ikora urugendo, izenguruka hirya no hino, ari wowe uyihagurukije, ari weho ivuze ngo reka ikwiteho, igukorera protokole. Iravuga ngo ngiye kureba umwana wanjye imipango abadayimoni bamufitiye, ngiye kureba uko isi mufata, ngiye kureba uko abantu bamufata. Ikigenda iri muri protokole, isanze hari abantu bateranye, ariko muri uku guterana ntabwo bateranye kugira ngo baguhe ibirayi, ntabwo bateranye kugira ngo bakuzanire iby'agaciro, ahubwo bateranye bagambirira kugira ngo bakugirire nabi. Icya kabiri, aya makuru y'abari bateranye, Imana yaguhaye ubuntu, yahise ikora forward, ihita ikwereka yuko hari abantu bateranye kugira ngo bakugirire nabi. Muri uyu mwaka, muri iki gitondo, Imana ivuganye nawe, ititaye kuri izo nama zakozwe, ititaye kuri uwo mupango abarozi barimo. Baravuga ngo ntabwo dushaka kwabaho, bateranye baravuga ngo ntabwo ducuruzanya, bateranye baravuga ngo ntabwo azatubyarana, bateranye baravuga ngo ntabwo azatwubakana, bateranye bagambiriye kuza kugutesha umutwe ngo ntabwo uzabagirana umugisha. Iyi ni inama y'abateranye bagambiriye kukugirira nabi. Ariko inkuru nziza nkubwiye muri uyu munsi, inkuru nziza nkubwiye muri iki gitondo, inkuru nziza nkubwiye muri aya masaha, nuko muri izo nama zose zateranye ntabwo byabaye prive ku buryo Imana itabimenya. Imana yabibonye. Ndavuganye n'ubuzima bwawe. Birashoboka kukimara kumenya yuko hari inama zateranye, wahise ucica intege, cyangwa se wahise uvuga ngo ndapfuye birarangiye. Hari imishinga wari ufite urayihagarika, wamaze kwiyakira yuko ugiye gupfa, cyangwa se wamaze kwiyakira kutazubaka, wamaze kwiyakira kutazatsinda intambara. Warazibonye uravuga ngo nuko nsanzwe, nuko ngiye gupfa birarangiye. Ariko ndagira ngo nkubwire, uyu munsi muri Yesaya 49 umurongo wa 18 haravuze ngo ubura amaso yawe uraranganye. Haleluya. Ubura amaso yawe uraranganye. Reka kureba hasi, reka gucurika umutwe nk'umuberanya, reka kuvuga ngo n'ubundi birarangiye, ndapfuye ndamwaye. Dufite abantu bazi kwiyakira mu bibazo, akiyakira ndetse akanacurika umutwe no gusenga bikamunanira. Iyo situation buri muntu wese ayigeraho, akayigeramo akabona ntacyo yakora, akavuga ngo ibyaba byiza nuko naceceka. Ndagira ngo mvugane n'ubuzima bwawe rero. Imana ivuganye nawe, iravuze ngo ubura amaso yawe. Haleluya. Ubura amaso yawe uraranganye maze urebe, bariya bose baraterana baza bagusanga. Ntabwo baterana baguteye umugongo,
ahubwo barimo baterana baza bagusanga. Misiyo bafite ntabwo ari iyo kuguma aho bari, ahubwo bafite misiyo yo kuza bagusanga. Haleluya, haleluya. Imana ishimwe ko yamaze kumenya icyerekezo bagiye kuza bazamo. Ibyakabaye ikibazo nuko byakuyoberaga n'Imana bikayiyobera, ariko ntabwo ibikuyobeye Imana biyobeye, ahubwo barimo baterana baza bagusanga. Haleluya. Niyo mpamvu ivuganye nawe aya makuru. Ubura amaso yawe uraranganye urebe, bariya bose baraterana baza bagusanga. Ndahiye kubaho kwanjye yuko uzabambara bose nk'uwambaye iby'umurimbo. Imana ijambo ikubwiye ribanzirishije indahiro. Biriya bihombo byari biteranye biza mu nzira yawe. Wari wamaze kwivana mu kazi uvuga ngo ntabwo nzashobora kurwana iyi ntambara. Wari umaze kuvuga ngo kubaka urugo ntabwo nzabishobora, birananiye. Wari umaze kwikura muri sosiyete uvuga ngo ibintu bantega, ibyo bambonaho, ibyo banteranya, ibyo bamvuga ntabwo nabyihanganira, ngiye kuba sosiyete, ndi kumva nshaka kuba mu buzima bwanjye nyine. Mbere yuko Imana igira ijambo ikubwira kuri ibi bintu, ibanje indahiro. Kandi mu bintu bya mbere Imana yemera, Imana yubaha indahiro yayo. Niyo mpamvu ivuganye nawe muri aya masaha, iravuze ngo irahiye kwera kwayo. Yigeze kuyirahira Dawidi, iravuga ngo ndahiye kubaho kwanjye ntabwo nzigera nkubeshya. Nayo irahiye nonaha muri aya masaha, muri uyu mwanya iravuze ngo ndahiye kwera kwanjye. Biriya byose byari biteranye bigusanga. Ndahiye kubaho kwanjye yuko uzabyambara. Ugiye kwambara bariya abanyamadeni bari bakuzengereje, ugiye kwambara bariya abanyamatiku bari bakuroze, bari bakuvuze, bariya barozi bari bagiye mu bapfumu kukurogesha. Abo bose wibatinya, Imana izanye imbaraga zo kubambara nk'uwambara iby'umurimbo, nk'umugeni urimbishwa. Haleluya. Ngo bariya bose baraterana baza bagusanga. Ndahiye kubaho kwanjye yuko uzabambara bose nk'uwambaye iby'umurimbo, uzabakenyera use n'umugeni, ni kuwiteka avuga. Amen. Ugiye kubyambara, ugiye kubikenyera, bihinduka ahubwo iby'agaciro. Rivuze iki? Babandi bari bagambiriye kukuroga, ahubwo nibo bagiye kugushakiraho umugisha. Babandi bari kugusenya, ahubwo nibo bagiye kukubera umugisha. Babandi bari kugusebya, ahubwo nibo bagiye kukuvuga neza, nibo bagiye kukwamamaza. Bya bindi byari bikunanije, Imana itanze itegeko, nibyo ugiye kubonamo imbaraga zawe, nibyo ugiye kubonamo ubwiza bw'Imana kuri wowe, nibyo ugiye kubonamo ibisubizo byawe. Umva nkubwire, raranganya amaso urebe, ongera uraranganya amaso nshuti yanjye. Raranganya amaso mu isoko, raranganya amaso mu rugo rwawe, raranganya amaso mu buzima bwawe, isuzume. Raranganya amaso muri buri kimwe. Ibyo byose byari biteranye bije bigusanga. Imana irarahiye kubaho kwayo yuko ugiye kubyambara nk'uwambaye imyenda y'imirimbo, kandi byose bigiye kukubaho iby'agaciro, nk'uko umugeni arimbishwa, nk'uko umugeni akenyera. Imana iguhaye kubikenyera mu izina rya Yesu. Muri uyu mwaka wa 2025 Imana iguhaye kubikenyera mu izina rya Yesu. Nshuti yanjye wowe nkurikiye kuri Joshua TV Rwanda, hari ibyo Imana iguhaye gukenyera, hari ibyo Imana iguhaye gutsinda, hari ibyicaro Imana ikwicajemo, hari inzira Imana iguhaye kunyura, hari ibyo wabonaga bidashoboka Imana iguhaye kugira ngo bishoboke. Hari ubwiza bw'Imana bukugaragayeho, hari umucyo w'Uwiteka Imana ukumurikiye. Haleluya, haleluya. Reka nkubwire, ntabwo uri uwo kurira. Birashoboka ko umaranye igihe cyose ububabare, umaze igihe cyose uri kurira, umaze iminsi uri mu gahinda. Imana ivuganye nawe, irakubwiye ngo ibyo byose ntabwo uzongera kubibona, ibyo byose ntabwo uzongera kubyicaramo. Ugiye kubikenyera, bigiye kuba nk'umurimbo, ugiye kuba byiza. Noneho ibyari bikuzengereje ntabwo uzongera kubibona. Niko Imana ivuganye nawe, niko Uwiteka Imana akubwiye. Ugiye gushaka habyo habure, ugiye gushaka aho byari biruhabure. Imana iguhaye itangazo,
Imana ivuganye nawe, iravuze ngo ibyo byose byari biteranye, ongera uraranganya amaso, ongera uraranganya amaso muri byo. Ntabwo uri bwongere kubibona, ntabwo uri bwongere kubona ayo madeni, ntabwo uri bwongere kubona iyo ndwara, ntabwo uri bwongere kubona abo banyamagambo, ntabwo uri bwongere kubona abo banyeshyari. Ranganya amaso yawe, ranganya amaso, ndagira ngo uraranganya amaso. Mu mwanya wo gusenga ugiye kuraranganya amaso yawe, ugere kuri buri kimwe cyose. Gera kuri iyo ndwara yanze gukira, raranganya amaso yawe, ntabwo uzongera kubibona. Raranganya amaso, raranganya amaso mu bakubeshyera, raranganya amaso mu bakwita amazina utariyo, raranganya amaso ku bashaka kukwica, raranganya amaso, wongera uyaranganye. Ugiye kuvuga ngo urakoze yuko umaye kubikenyera, urakoze kumaye kubyambara. Hari ibyo wambaye, hari ibyo ugiye kwambara, hari ibyo ugiye kwambara muri uyu mwaka, hari ibyo ugiye kwambara nyuma yuko wumvira ijambo, hari ibyo ugiye kwambara nyuma yuko unkurikirana. Mu izina rya Yesu Kristo, ni message mawe n'ijuru, ni message mawe n'Imana. Ugiye gushaka habyo habure, ugiye gushaka inzira yabyo ibure. Niko Imana ivuganye nawe, niko Imana ikugiriye neza, niko Uwiteka Imana akugiriye neza. Raranganya amaso muri ubwo bukene, ibyo bwari buteranye buri kuza aho uri, ugiye gushaka habwo habure. Mu izina rya Yesu Kristo tugiye gusenga n'Imana. Wumve ko hari Imana, imbaraga z'Imana ziri ku buzima bwawe. Hari ibyo ugiye gushaka ubibure, Imana iguha imbaraga zo kubyambara mu izina rya Yesu Kristo. Imana iguha imbaraga zo kubyambara mu izina rya Yesu Kristo. Mana nyiri cyubahiro, Mana nyiri ubutware, ndagushimiye kubw'uyu munota, ndagushimiye kubw'aya masaha. Urakoze ko hari ibyo uduhaye kwambara, urakoze ko hari ibyo uduhaye gukenyera bigahinduka nk'umurimbo, kandi byari bigambiriye kutugirira nabi, ariko uraturengeye, uduhaye ijambo, uratwambitse, utugiriye neza. Izina ryawe rihawe icyubahiro muri aya masaha mbere y'uko inkoko ibika. Urakoze kubw'uyu muntu ugiriye neza, urakoze kubw'uyu mukobwa ugiriye neza, urakoze kubw'imbaraga zawe za zindi zidasanzwe, urakoze ko inzira zacu z'umugisha uzifunguye. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Ngakomeze ugire neza, kandi ukomeze kutwambika imbaraga. Burinzi bwawe n'icyubahiro byawe bikomeze kutubaho, kuko uri mutabura uko abigenza. Uyu wari unkurikiye, urakoze ko hari ibyo araranganyijemo amaso, ukaba umuhaye imbaraga zo kubyambara. Nawe abonye amashimwe, nawe arakuvuze ko ushobora byose. Izina ryawe riraganje, ibimubonye byose biravuze ngo Uwiteka niwe Mana. Urakoze ko wumvise gusenga kwacu, urakoze kubwa mbere y'uko inkoko ibika, ukomeje kuduha imbaraga. Byose twizeye ko ubikoze, kandi ubikore kwibasha mu izina rya Yesu, amen. Imana y'amahoro iguha umugisha, imbaraga n'amavuta mu izina rya Yesu. Wowe utarakora subscribe, uyu ni wo mwanya wo kuyikora. Niba utarabishayaringa, tangira ushayaringe kugira ngo iyi message ijye igera kuri buri muntu wese ufite gahunda n'inyota y'ijambo ry'Imana. Imana iguha umugisha, imbaraga n'amavuta. Shalom, shalom.